muhawe ikaze mu kiganiro. Uyu munsi hari ibihugu 18 aho ubukene bukabije burushaho kwiyongera. Ubukene bukabije ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko hari ibihugu abaturage baburi bimwe mu by'ibanze, ari byo ibiribwa n'imyambaro, rimwe na rimwe ugasanga harimo n'abicwa no kubura ibyo kurya. Ariko nanone hari ibindi bihugu bimeze nka paradizo, aho abatuye isi bo mu bice bitandukanye, by'umwihariko abo ku mugabane wa Afurika, Aziya y'Amajyepfo ndetse na Amerika y'Amajyepfo, bajya bifuza gutura muri ibyo bihugu bisa naho byarenze icyo kibazo. Ibihugu bigaragaramo kubona akazi cyane ndetse n'ubuzima bwiza. Aha twavuga Singapore. Singapore hari ibigo bitandukanye bikomeza gutangaza ko bibura abakozi no kugira ngo bibahe akazi, bitewe nuko iki gihugu cyoroheje abashoramari baje bisukiranya gushora imari muri iki gihugu cya Singapore. Niyo mpamvu iyo batanze akazi kaba kenshi ugereranije n'abakozi. Ibi bituma ikibazo cy'ubushomeri bisa naho cyarangiye muri Singapore. Bisa naho muri Singapore nta muntu n'umwe utagira akazi. Igihugu cyabaye nka paradizo, gifite ikoranabuhanga, ibikorwa remezo, abaturage benshi n'inganda n'ibindi tugiye kugarukaho muri kino kiganiro. Iyi ni Ishakiro TV, njyewe nitwa Baraka, kandi ibi bintu ndi kubabwira no mu Rwanda byashoboka. Byashoboka bite? Muhawe ikaze. Reba aho hasi handitse subscribe cyangwa se s'abone, wakande kugira ngo turusheho kubana ndetse turusheho kubana no mu bindi biganiro bitandukanye. Muhawe ikaze. Iki gihugu cyabigezeho gute cya Singapore? Ese no mu Rwanda birashoboka? Bishoboka bite ko ibiciro byatumbagiye ku masoko hirya no hino mu Rwanda, haba icy'isukari, akawunga, inyama, umuceri, ibishyimbo ndetse n'ibindi? Byashoboka bite ko iki giciro cyamanuka? Ibi ni byo tugiye kwinjiramo, tukarebera hamwe icyakorwa kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Rero ko turebera hamwe mu Rwanda uko byagenda kugira ngo u Rwanda narwo rube nka paradizo, harangire ikibazo cy'ubushomeri, abakiriya bakeya, igiciro cy'ibiribwa gitumbagiye, kugira ngo ibyo byose birangire. Mbere yuko tubirebera hamwe, munyemerere tubanze turebe muri Singapore. Iyo bapima ubukungu bw'igihugu bareba icyitwa HDI. Ibi ni ibipimo by'icyizere cy'abatuye icyo gihugu, igipimo cy'uburezi abatuye icyo gihugu bariho, ndetse n'ingano y'amafaranga cyangwa se ubutunzi buri muturage yinjiza buri mwaka. Inshuro nyinshi abantu batekereza ko igihugu gikira ari uko gifite umutungo kamere mwinshi, peteroli, amabuye y'agaciro, gaze n'undi mutungo ngengabukungu. Ibi ni bimwe mu biranga igihugu gikize. Si ibiranga igihugu cyonyine, ibiranga igihugu kugira ngo kibe ari igihugu kigomba kuba gifite abaturage. Ibindi byose nabyo ni byiza, ariko mbere na mbere ubutunzi bukuru bw'igihugu ni abantu. Aha duhite tureba, ese mu Rwanda barahari? Yego, barahari. U Rwanda rufite abaturage benshi kugeza ku rwego rw'uko imibare igaragaza ubucucike mu isi cyangwa se ubucucike. U Rwanda ruza ku mwanya wa 4 nyuma za Singapore, Japan n'ibindi bihugu bigiye bifite ubucucike bw'abaturage benshi. Ibi bipimo bibaho bifatwa hagendewe ku buso bw'igihugu n'umubare w'abatuye icyo gihugu. Iyo ubuso ari butoya, habarwa ubucucike bwinshi. Ibi nanone cyangwa se Singapore, kimwe mu bigaragaza ko igihugu gishobora kutagira umutungo kamere, ariko kikaba kimwe mu bihugu bikize ku isi, aho kiba gifite abaturage baza mu myanya ya mbere mu mibereho myiza, ibikorwa remezo, kugira amafaranga muri benshi, kandi ayo mafaranga ari menshi abarirwa mu miliyoni, atari umuntu umwe cyangwa batatu bayafite, ahubwo ugasanga abaturage benshi bafite iby'ibanze ndetse bafite n'iby'inyongera, ndetse babayeho neza muri rusange. Singapore iri mu bihugu bya mbere bikize mu isi, nyamara bidafite umutungo kamere wundi uretse abaturage. Munyemerere turebe aho Singapore iherereye. Ni ukuva Kigali ukagenda werekeza mu burasirazuba bw'isi, ukagera Kenya,
ukagera ku cyambu cya Mombasa ku nyanja y'Ubuhinde. Wagera ku nyanja y'Abahinde ukayigendamo cyangwa se ukagenda hejuru udakasa ahantu na hamwe werekeza mu burasirazuba bw'isi. Uramutse ugeze ku birometero 8,199 waba ugeze ku gihugu cyitwa Singapore. Singapore ni igihugu cy'ikirwa cyo muri Aziya ariko kikaba icyo bita Cité État. Cité État iba ari leta yigenga ariko igizwe n'igice cy'umujyi umwe ufite ibice bitandukanye. Singapore nayo ni umujyi umwe. Ni umujyi umwe ukaba n'igihugu icyarimwe ariko gifite perezida, minisitiri w'intebe n'abaturage. Ndetse iki gihugu cya Singapore gifite ubwigenge, gifite indirimbo yubahiriza igihugu ndetse gifite n'ibendera. Impamvu twahisemo kubabwira kuri Singapore nuko iki gihugu cya Singapore gifite uduhigo twose dushoboka mu birebana n'iterambere ry'abaturage. Iki gihugu mu myaka 250 ishize, iki gihugu aho cyari kiri hari ishyamba, ariko uyu munsi wa none iki gihugu kimaze imyaka 53 kibonye ubwigenge. Aho kiboneye ubwigenge muri iyo myaka 53 kimaze kuba icyicaro cy'ishoramari ry'isi yose muri rusange, aho abashoramari bose bifuza gushora imari muri iki gihugu cyane ko babona inyungu uko boroherezwa mu misoro no mu bindi bitandukanye. Ni igihugu cyahoze ari igihugu gikennye ariko kuri ubu cyabaye icyicaro cy'ishoramari ry'isi yose muri rusange. Ni igihugu kiri hagati ya Malaysia na Indonesia, gifite ibirometero kare 719. Ni kimwe mu bihugu byizewe ku isi muri byinshi abantu bakenera: koroshya ishoramari, umutekano, uburezi bifite ireme, kurengera ibidukikije ndetse n'ubukungu. Ibi byagenze bite? Singapore kimwe mu bihugu bya mbere ku isi bifite abantu batunze amamiliyoni menshi. Apana kuba ari abantu bakeya bafite amafaranga menshi y'amamiliyoni, ahubwo benshi mu baturage batuye kino gihugu cya Singapore babayeho neza, akiyongeraho no kuba batunze amamiliyoni menshi cyane muri rusange atari abantu bakeya. Nicyo gihugu cya kabiri ku isi mu kureshya abashoramari. Ibi bivuze ko abashoramari hirya no hino ku isi cyangwa se ibigo by'ishoramari hirya no hino ku isi muri Singapore bihafite icyicaro. Ni igihugu cyakirana yombi abakigana kugeza ku rwego rw'uko no kuri duwani iyo abapolisi bamaze gutera kashi kuri pasiporo yawe baguha za bombo. Tekerezwa ko ikibuga cy'indege cya Singapore uko kiguyeho indege, iyo ndege iyo uzanye abashoramari cyangwa se ibigo cyangwa se business ijana nshya zije gutanga akazi muri Singapore. Ibi ni ukuvuga ko iyi ndege ibizanye ibinyacumi by'abashoramari bifuza gushora business muri kino gihugu. Ibi biri mu bituma ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Singapore kiri mu bibuga by'indege bya mbere byakira abantu benshi ku isi. Muri rusange ku isi hose kiri ku mwanya wa 7. Ibi binatuma mu makimbirane ya Korea ya Ruguru ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 2018, Donald Trump na Kim Jong-un bahisemo guhurira muri Singapore. Rumwe mu mfunguzo z'iterambere n'ubukungu by'iki kirwa ni ahantu giherereye, inkomoko y'iterambere ry'iki kigo. Icyabigizemo uruhare ni ahantu iki kirwa giherereye cya Singapore. Iki gihugu kiri ku nzira igana mu irembo ry'isoko rinini ku isi kurusha andi yose. Aziya, miliyari enye na miliyoni 463 niyo baturage batuye muri Aziya, hejuru ya 1/2 cyacu twese abatuye isi yose muri rusange. Iri soko rinini ari ry'umugabane wa Aziya utuyemo ibihugu bizwi nk'Ubushinwa kugira abaturage benshi, bwanabaye ku mwanya wa mbere mu isi yose mu kugira abaturage benshi kurusha ahandi hose mu isi. Igihugu nk'Ubuhinde uyu munsi wa none kiri ku mwanya wa mbere mu kugira abaturage benshi ku isi, aho cyamaze gutambuka ku Bushinwa ndetse n'Ubuyapani ubwo bufite abaturage benshi kurusha abandi bose bo mu isi ya rurema. Aziya irimo n'ibihugu bimwe bitandukanye birimo Bangladesh, Indonesia, Malaysia ndetse n'ibindi bihugu bigiye bizwi cyane birimo Taiwan, ikirwa
Ubushinwa bwita ikirwa cy'Ubushinwa, Amerika nayo igashaka ko Taiwan yigenga mu nyungu zayo bitewe n'inganda ziri muri Taiwan. Ariko umubare mwinshi w'abahatuye ni isoko y'ubukungu bwa Singapore, ndetse n'abandi bagiye borohereza abashoramari mu isi bakaza bagashora imari mu bihugu byabo, products zikozwe zikajya kugurishwa muri Aziya kuko ariho hari abakiriya benshi kurusha ahandi hose ku isi. Icyambu cya Singapore cyo cya kabiri ku isi mu kunyuzwaho ibicuruzwa byinshi nyuma ya Shanghai mu Bushinwa. Ni igihugu bivuga ko gikomeye nk'ikigo gikomeye cy'ubucuruzi cyangwa se cyubatse nk'ikigo gikomeye cy'ubucuruzi, aho abaturage bacyo bose baranjwe ishinga no kubaka iki gihugu mu buryo busa naho ari abakozi b'iki gihugu, bikora bikunze ndetse bakabikora neza kandi cyane kugira ngo igihugu cyabo kirusheho gutera imbere. Abakorera iki gihugu bakorera ku byitwa imihigo, no mu Rwanda bayikoreraho. Iki gihugu cya Singapore cyashyizeho abakozi bashinzwe guhugura abakozi ba leta ku buryo bakora imirimo yabo yose mu nyungu z'abaturage. Abakorera leta bigishwa guteganya ibihe bizaza kugira ngo mu myaka izaza ntibazigere batungurwa n'ikintu na kimwe. Dr. Christopher Kokohe ni umwarimu wigisha mu kigo cyashyizweho na leta cyangwa se college yashyizweho na leta. Ati inzego za leta zigira ubushishozi kurenza inzego z'abikorera, kubera yuko twebwe dutekereza mu gihe kirekire, imyaka 10, 20, 30 cyangwa 40, kugira ngo abakozi ba leta batazagira ikibatungura. Ati twebwe dutekereza ibirenze ibiri kuba uyu munsi, twebwe dutekereza ibizaba cyangwa se uko isi izaba imeze byibuze mu myaka 20 cyangwa 40 igiye kuza. Ati hanyuma tukubaka imishinga ishobora kuzajyana nuko isi izaba imeze icyo gihe. Muri za ministeri za leta harimo na ministeri ishinzwe imihigo. Muri ministeri y'imari ho banafite mu rwego rushinzwe kwigisha uko umutungo wa leta ucungwa no kurinda ukunyereza ubutunzi no kurinda neza ubutunzi bw'igihugu muri rusange. Aha harimo no kurinda uburiganya cyangwa se kugira ubutunzi binyuze mu buriganya. Ibi byose babikora bagamije kurinda icyizere cy'abashoramari b'abanyamahanga baza gushora imari muri iki gihugu. Aho abashoramari benshi baza gushora imari muri Singapore baba bizeye umutekano wabo, bizeye ko ibyo batunze bitazanyerezwa cyangwa se hatazabamo ihohoterwa ririmo ruswa n'ibindi bitandukanye. Icyizere cyamara kuba cyinshi bagahitamo kuza gushora imari muri iki gihugu cya Singapore. Ibi bikaba amahirwe menshi mu gutanga akazi ku bagize Singapore, haba aba Singapore ndetse n'abanyamahanga bari muri iki gihugu. Aha twahita turebera hamwe niba mu Rwanda bishoboka. Ese birashoboka ko mu Rwanda abantu hafi ya bose baba bafite akazi? Ese abantu hafi ya bose baramutse bafite akazi mu Rwanda ni iki cyahinduka? Reka tubirebere hamwe. Wowe tukiri kumwe muri iki kiganiro, reba hasi y'ikiganiro gatoya anditse subscribe cyangwa se abone ukandeho kugira ngo turusheho kubana no mu bindi biganiro bizaza. Ahari birashoboka ko iki kiganiro ukurikiye utazongera kubona ikindi cyacu vuba, ikindi kiganiro cy'Ishakiro TV. Emera twinjire urebe niba mu Rwanda naho bishoboka ko abaturage hafi ya bose baba bafite akazi. Niki cyahinduka? Ese byaca mu zihe nzira? Nitwa Baraka. Iki gihugu cy'u Rwanda gifite abaturage miliyoni 14 hafi 15. Ibi byonyine ni ubukungu ushobora gushingirwaho u Rwanda kuba rufite abaturage benshi muri bo banajijutse. Aya ni amahirwe akomeye y'ishoramari, aho umushoramari ashobora kuza kubaka uruganda muri quartier utuyemo, aho wabonamo amahirwe yo kubonamo akazi. Uru ruganda rushobora kuba rutunganya kimwe mu bikomoka mu gace utuyemo, haba mu Rwanda ndetse no hafi y'u Rwanda mu karere. Aha twavuga nk'icyayi, ikawa, ibiribwa bitandukanye byinshi mu bigaragara hano muri aka karere ka East Africa u Rwanda ruherereyemo, aho mu majyaruguru uruhande imbibi n'igihugu cya Uganda kize ku biribwa n'ubutaka bwera. Iki gihugu mu majyepfo kikaba gihana imbibi n'igihugu cy'u Burundi, mu burengerazuba kikaba gihana imbibi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, no mu burasirazuba kigahana imbibi n'igihugu cya Tanzania. Ibi byonyine rero ubwabyo ni amahirwe yo kuba u Rwanda rwaba igihugu cy'igihangange
ku bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage ndetse n'ubukungu harabura iki? Uyu munsi imwe mu mashoramari menshi ashobora kugira umusaruro cyangwa abakiriya benshi muri aka karere ka East Africa, by'umwihariko mu Rwanda, ishoramari ry'ibiribwa, imbuto, ibikomoka ku matungo ndetse n'ibikomoka mu mirima. Aha twavuga nk'umuceri, kawunga, ibishyimbo ndetse n'ibindi. Mu bikomoka ku matungo twavuga inyama, amagi ndetse n'amata. Ku bijyanye n'imbuto tukavuga amaji yenze binyuze mu mbuto zera muri East Africa, zishobora gutunganywa zikavamo amaji meza yo kugurisha ku giciro cyiza, bikaba byanamanura igiciro cy'ibiribwa muri kano karere, by'umwihariko mu Rwanda. Uyu munsi hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda igiciro cy'ibiribwa cyaratumbagiye cyane ku rwego ruteye ubwoba, aho abaturage bakomeje kwihanganira kukigura cyangwa se kuhaha ku icyo giciro kubera ko n'andi mahitamo. Aha twavuga nk'inyama, hirya no hino mu gihugu hari aho ziri kugura ibihumbi hagati ya 5 n'ibihumbi 7. Aha ni ku kiro kimwe. Byasaba iki ngo iki giciro cy'ibiribwa kigabanuke? Reka tubyinjiremo. Igihe abo bashoramari bataraza gushora imari muri izo ngingo zitandukanye bitewe n'impamvu zabo bwite, cyane ko ari uburenganzira bwabo, ese abanyarwanda ni ikihe gisubizo baba bishakamo? By'umwihariko reka twige ku bijyanye n'inyama, kugira ngo ikibazo cy'inyama cyangwa se ikibazo cy'igiciro cy'inyama kigabanuke mu Rwanda birasaba iki? Mwibuke neza, u Rwanda rufite abantu benshi bakeneye kugura izo nyama kandi bashobora no kuzitegura cyangwa se gushaka uburyo zabonekamo. Reka tubyinjiremo neza. Uyu munsi abantu 100 batuye mu gace kamwe baramutse bahisemo umushinga wo korora inkwavu, bashobora kurangiza ikibazo cy'inyama cyangwa se ikibazo cy'igiciro cy'inyama kiri hejuru mu karere kabo cyangwa se mu gace kabo. Byagenda bite? Mwibuke neza, mbere ko dukomeza, u Rwanda rufite abantu benshi badafite icyo bakora, aho bamwe bashobora gukoramo iyo mishinga itandukanye ishobora no kugira ibibazo bimwe ikemura muri sosiyete muri rusange. Aha twavuga nk'urubyiruko benshi banarangije kwiga. Abantu 100 batangiriye ku nkwavu, buri wese inkwavu 10. Izi nkwavu zose hamwe zaba ari inkwavu 1000. Izi nkwavu 1000 zigomba kuba ari inkwavu z'ingore kandi zigejeje igihe cyo kororoka. Igihe zaba zororotse rimwe gusa, aha zaba zibwaguye ibibwana biri hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5, kuko urukwavu rumwe rubwagura hagati y'ibibwana 5 n'ibibwana 10. Reka tubare ibibwana 5 mu mezi byibuze 4 gusa. Buri rukwavu rwaguye ibibwana 5 muri za zindi navuze z'ingore zari 1000 z'abantu 100. Iki gihe buri muturage wese cyangwa se umwe mu bahisemo uyu mushinga yabagize inkwavu zibarirwa muri 500 zirengaho. Ahangaha uramutse ukubye na babandi 100 nakubwiye, wahita ubona ko ako gace kagize inkwavu zibarirwa muri 5,000,000 mu mezi 4 gusa zigejeje igihe cyo kororoka. Nazo zishobora kororoka. Ahangaha ntago barajyana ku isoko. Tugendane akantu ku kandi. Za nkwavu nakubwiye zigera muri 5,000,000 ziramutse ari ingore, mu mezi 4 yandi yo kororoka zaba zimaze kororoka, zimaze kuba inkwavu 25,000,000. Ahandi kugereranya imibare mike ishoboka izo nkwavu zishobora kuba zigezeho. Mwibuke neza, turi kwiga ku kibazo cy'igiciro cy'inyama gihenze hirya no hino mu gihugu, aho abantu 100 bonyine bashobora kurangiza ikibazo cy'ibura ry'inyama mu gace kabo cyangwa se mu karere kabo, kandi bakabonamo n'amahirwe yo kubona icyo bakora kibabyarira inyungu. Aha twavuze ku bworozi bw'inkwavu. Aha za nkwavu zimaze kuba 25,000,000 zitunzwe n'abantu 100 bari mu gace kamwe, mu karere kamwe cyangwa se muri quartier imwe, niyo bagarukiraho bagatangira kujya bagurisha. Ahangaha buri muturage cyangwa se buri umwe mu bakoze uwo mushinga yajya agurisha inkwavu byibuze 10 mu cyumweru. Urukwavu rumwe ruba hagati y'2,000 n'ibihumbi 4 by'amafaranga y'u Rwanda. Reka tubare 3. Ahangaha
yajya yinjiza ibihumbi 30 buri cyumweru, mu byumweru bibiri ibihumbi 60, mu kwezi ni ibihumbi 120. Aya ni amafaranga benshi mu bakorera umushahara batagezaho buri kwezi. Aya ngaya umwe mu bakoze uyu mushinga yajya yihemba. Aya si amafaranga makeya. Ibi byose ndi kubivuga mu gihe hari benshi barira ngo babuze akazi, kandi akazi gahari. No kuba inyama zihenda byonyine, ako ni akazi gashobora gutunga benshi, kakabageza ku iterambere bifuza. Bibutse neza, turi kwiga ku buryo igiciro cy'inyama gishobora kugabanuka ku isoko, inyama zikagura amafaranga make, ku buryo benshi muri twe baziyigondera, bakajya bigondera inyama zihagije. Babana 100 twavuze, mu gihe buri umwe azana inkwavu 10 byibuze mu cyumweru ku isoko, yabisobanuye ko mu kwezi azana inkwavu 40. Ibi byabisobanuye ko aba bantu 100 bose bazana inkwavu, buri wese akazana inkwavu 40 ku isoko. Muri rusange bazana inkwavu 2000 ku isoko buri kwezi. Ibi byahita bituma igiciro cy'inyama kigabanuka mu gace abo bantu batuyemo bakoze uwo mushinga. Si inyama zahita zigura ngahe? Tekereza urukwavu narwo igiciro cyarwo gishobora kugabanuka, wenda kikagura amafaranga make cyane. Ariko si impamya neza ko ikiro cy'inyama cyaguma ku 5000. Ndavuga inyama z'inka. Aha ngaha aborozi borora inka bahita batangira kuzigurisha ku giciro gitoya, ndetse n'ababazi babaga bakanagurisha inka bahita batangira kugurisha ikiro cy'inyama ku mafaranga make cyane, bitewe n'uko baba batangiye kubura isoko, bagahitamo kumanura igiciro kugira ngo babone isoko. Bibutse neza, kugira ngo igiciro cy'ibiribwa kizamuke, ikintu cyabayeho ku isoko mpuzamahanga, ibiribwa byabaye bikeya. Abacuruzi bake basigaye bari babisigaranye bahise bisanga ari bo bonyine bari gucuruza, abakiriya babana benshi, bahitamo kuzamura igiciro. Ibi ari nabyo bitakaza agaciro k'ifaranga runaka. Impamvu igihugu runaka kiba gifite ifaranga ridafite agaciro cyane, ni uko ibicuruzwa bituruka muri icyo gihugu biba ari bikeya. Icyo gihugu nta byinshi kiba kigurisha imbere mu gihugu no hanze, bigatuma ifaranga ryacyo ritagaciro kuko nta byinshi cyagura. Aha ngaha wibaze niba muri quartier utuyemo harimo abacuruzi 10, aka kanya 7 baramutse bafunze imiryango, 3 basigaye bahita batumbagiza ibiciro kuko bazi ko n'ahandi muri buke, kandi mwaba bana benshi cyane. Mu rwego rwo kungukira muri ako kavuyo ndetse no guhesha agaciro ifaranga cyangwa se kuritesha agaciro, abo 3 basigaye bahita batumbagiza ibiciro, kubera ko nta kindi kibazo kiri butume. Icyatumaga bamanura ibiciro no kugira ngo babashe guhangana bagenzi babo bari 10 bose babashe gucuruza. Ariko bigeze ahangaha ntago baba bakinginga, barazamura, ugura akagura, utagura akajya ahandi, cyane ko nta henshi aba afiteho kujya. Niki cyabaye mu isoko mpuzamahanga gituma ibiciro bitumbagira ku rwego tubonaho ubu ngubu. Inyama, ikiro cy'inyama araho cyaguraga amafaranga 3500, 4000 gutyo. Ariko ingano zimaze kubura zaturukaga muri Ukraine, kuko nazo zari zifatiye runini mu isoko mpuzamahanga ry'isi. Abacuruzaga ibindi bisigaye birimo soya, ingano nkeya zari zisigaye, ndetse n'ibindi bicuruzwa byiganjemo ibiribwa, ibigori n'ibindi, basanze aribo bari gucuruza bonyine kandi bategetswe guhaza isoko ryose ry'isi. Icyo cyatumye bataburiza ibiciro, barabitumbagiza. Garakeye mu gitondo abantu bajya guhaha ku isoko nk'ibisanzwe. Bageze mu isoko basanga ibicuruzwa by'umwihariko iby'ibiribwa bisa n'ibyashizemo. Hake byari bisigaye, uwo bageragaho afite ibiribwa yataga atanga ku giciro cyo hejuru kandi bakabigura kuko nta kindi bari gukora. Aha ndavuga nk'abacuruzi bajyaga kurangura, uwo bageragaho bagasanga afite nk'ibishyimbo, ko mu isoko nta bindi byaga bisigayemo, yabagurishaga ku giciro cyo hejuru kuko azi ko n'ahandi bari bubikure. Abacuruzi bakabigura, babageza mu isoko nabo bakabigurisha ku giciro cyo hejuru hashingiye ku cyo baranguriyeho. Ngo kuko bigenda kugira ngo ubyuke mu gitondo usanga ibiciro by'ibintu ku isoko byahindutse.
usanga ibiciro byiyongere cyangwa se byamanutse. Iyo abacuruzi baranguye ku giciro cyo hasi nabo bakatura ibiciro mu buryo bwo gutanguranwa abakiriya, ariko nanone iyo baranguye ku giciro cyo hejuru bazamura ibiciro kugira ngo babone inyungu mu byo bakoze. Ngibi ibyagabanya igiciro cyo hejuru kiri ku biribwa mu masoko hirya no hino mu gihugu. U Rwanda rufite byose, abanyarwanda bafite byose bakenera kugira ngo bazamure igihugu cyabo. Igihugu cy'u Rwanda ibiciro by'ibiribwa byazamutse cyane cyane aho intambara ya Ukraine n'Uburusiya yatangiriye. Bagitangira kurasana ntabwo ibiciro byahise bizamuka, ahubwo byazamutse kuva aho bafatiye ibihano Uburusiya. Ibyambu byafatwaga nk'ibya mbere mu kunyuzwa ibicuruzwa byinshi ku isi byarafunzwe. Muri make inyanja y'umukara yacagamo ingano nyinshi zibikorezwe n'amato y'Abarusiya manini ya rutura. Ibi byose aya mato amaze gufatirwa, ingano zabaye nkeya ku isoko. Abacuruzi bake bari basigaye bafite ingano bahise batumbagiza ibiciro. Mu bindi bihano byafatiwe Uburusiya harimo essence, ibikomoka kuri peteroli, nabyo bimaze guhenda kubera ko imodoka zatwaraga ibicuruzwa bindi biri hanze y'Uburusiya na Ukraine zatangiye kugura mazutu na essence ku giciro cyo hejuru, bigatuma batwara umuzigo ku buryo buhenze, ku buryo n'ubundi byajyaga kugera iyo bijya igiciro cyamaze kwikuba inshuro nyinshi. Benshi barabibonye, bwarakeye bagiye mu isoko basanga nta bicuruzwa byinshi birimo, basanga bike bihari gihagaze. Ibi byose byatewe n'ibura ry'ingano zaturukaga muri Ukraine ndetse n'ibikoresho byatwaraga ibi bicuruzwa birimo amato ya rutura y'Uburusiya byafatiriwe n'ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi. Ibi bigabanya ingano y'ibicuruzwa biza ku isoko. Ariko nanone haracyari amahirwe. Mu Rwanda bafite urubyiruko, bafite imisozi, bafite ubutaka, bafite ikirere cyiza, bafite byose bashobora gukora kugira ngo babibyaze umusaruro. U Rwanda niyo rwakora product nyinshi bitewe n'uko rufite imihanda myinshi. Izi product zishobora no gucuruzwa hanze y'u Rwanda, igihe mu Rwanda isoko ryaba ryabaye ritoya. Ariko tekereza isoko ryo mu Rwanda rigura inyama ryabaye ritoya, ubwo inyama zaba zigeze kuri angahe? Ugereranije ikiro kimwe cyaba kiri kugura 3,000 cy'inyama hano mu Rwanda. Ibihugu duturanye nabyo byabyungukiramo kubera ko izi nyama zitaguzwe n'abanyarwanda, kubera ko bari kuzicuruza batari kunyurwa n'ibiciro, bizajyanwa hanze. Zishobora kuhagera ikiro kimwe kiri kugura 4,000, nabo wasanga bazikigura kuri 5. Ibi rero bigafasha sosiyete y'u Rwanda n'akarere muri rusange, bigafasha mu kugabanya ibiciro by'ibiribwa. Birumvikana n'ibishyimbo byahita bikatuka igihe inyama zaba zigura ayo ngayo. Ntabwo ibishyimbo byakomeza kugura gutyo, kuko abakiriya baganaga abacuruzi b'ibishyimbo batangira kujya bibanda ku nyama. Abacuruzi b'ibishyimbo babona isoko ryabo rigabanutse cyangwa abakiriya bagabanutse, bigahita bamanura ibiciro mu rwego rwo gukurura abakiriya. Mu Rwanda hari amahirwe menshi tuzagenda turebera hamwe ashobora gutuma igiciro kiri ku isoko ku bijyanye n'ibiribwa kigabanuka ku muvuduko wo hejuru. U Rwanda rukagira ibiribwa bihagije bigura ku giciro kitagoye ndetse rugasagurira n'amahanga. Imishahara yarazamuwe, benshi amafaranga bakoreraga batangiye kubona sana atakibanyuze, kubera ko urajyana ku isoko n'ubundi ukahahira muri envelope kandi mbere warahahiraga mu mufuka. Ni ukuvuga ko Ishakiro TV tugiye kujya tuganirira hamwe icyateza imbere uru Rwanda, umunyarwanda ku giti cye, n'abanyarwanda n'abanyamahanga bari mu Rwanda na Afurika muri rusange. Iyi ni Ishakiro TV, naho ngewe nitwa Baraka. Ndashimira abantu bose bakoze subscribe muri kino kiganiro. Ndashimira abo twabanye kugeza kuri uyu munota wa nyuma. Ibindi biganiro nabyo tuzajya turebera hamwe uko ibindi bihugu byagiye byiteza imbere, turebere hamwe natwe uko u Rwanda rwacu rushobora gutera imbere. Tuzarebera hamwe uko umunyarwanda ku giti cye yatera imbere udafite igishoro ariko afite ubuzima. Ubuzima bw'ubwabwo byonyine ni igishoro. Birakwiye ko buri munyarwanda atunga amafaranga,
birakwiye ko buri munyarwanda aba afite akazi. Kimwe mu bisubizo byagabanya cyangwa bikarangiza ubukene no kwifuza amafaranga cyane hano mu Rwanda no muri East Africa no muri Afrika muri rusange, ni ukuba ikibazo cy'ubushomeri gisa naho cyakemutse. Cyakemuka giti twabibonye. Abashoramari baje gushora imari mu bijyanye n'inganda baha abantu benshi akazi. Abanyarwanda bakoze business zitandukanye zigatera imbere, umwe yajya haba bagenzi be akazi. Bitewe nuko yamaze gutera imbere akeneye abamufasha akazi. Abo nabo muri ako kazi bagakuramo igishoro gituma nabo batangira gukora ibintu bibyara inyungu. Nguko uko tuzasanga igihugu ubushomeri bwaragabanutse cyangwa bwararangiye mu gihe kizaza. Mujye muba hafi y'Ishakiro TV, turusheho kuganirira hamwe icyarangiza cyangwa kikagabanya igiciro cyo hejuru cy'ibiribwa kiri ku isoko n'ikibazo cy'ubushomeri cyane cyane kiganje mu rubyiruko. Ubuyobozi butubwira ko icyabirangiza ari ukwihangira imirimo. Yego, urubyiruko ni rwasigaye ndetse n'abakuru bagiye bihangira imirimo itandukanye. Bamwe birakunda abandi biranga. Kuki byanga? Kuki bamwe bikunda? Byose tuzabiganiraho. Iyi ni Ishakiro TV, bateguriye nkanabagezaho ibi biganiro. Nitwa Baraka, aho tugiye kurushaho kurebera hamwe uko umuntu ukurikira Ishakiro TV ashobora kubona amafaranga.